nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bidukikije UNEP ribigaragaza, buri mwaka ku isi hose imifuka ya plastike ibarirwa muri miliyari ibihumbi 5 irakoreshwa. 50% by'izi plastike nizikoreshwa rimwe zigahita zijugunywa kimwe n'ibindi bikoresho byifashishwa umunota ku wundi. Nk'uko bigaragazwa n'abahanga ndetse n'umuryango w'abibumbye, plastike dukoresha umunsi ku wundi byibuze ku munota umwe abantu baba baguze plastike zigera kuri miliyoni imwe hirya no hino ku isi. Zimwe muri zo ni nk'iri cupa ritabora, aho usanga byajugunywe hirya no hino, amaherezo bikagira ingaruka ku bidukikije, nanone bikagaruka ku buzima bw'umuntu ukoresha amazi ndetse n'ibiryo. Buri mwaka nanone tone zigera kuri miliyoni 13 za plastike zigera mu mazi magari, ni ukuvuga inyanja n'ibiyaga binyuze mu migezi. Ibi ngo bigira ingaruka ku buzima bw'ibinyabuzima byo mu mazi, harimo n'inyamaswa kimwe n'inyoni, bimwe biribwa n'ikiremwa muntu. U Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi byashoboye kugabanya imikoreshereze y'imifuka ya plastike itabora. Gusa umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA, Engineer Coleta Ruhamya, avuga ko hakiri urugendo, kandi ngo kuri ubu gahunda ni ukugabanya ingano ya plastike zikoreshwa rimwe. Imiheha dukoresha ahantu hatandukanye, turiya dukombe twa plastike abantu bakoresha rimwe tukajugunya, arizo twita single use plastics. Ni ibintu ubona udusahani duto twa plastike natwo abantu bakoresha cyane mu minsi mikuru, ejo akagakoresha rimwe akakajugunya. Aho niho twumva nanone tugiye gushyiramo izindi imbaraga kugira ngo tugerageze mu by'ukuri kugabanya imyanda iterwa cyangwa ituruka kuri plastike. Hatageze igikorwa gifatika mu mwaka w'ibihumbi 2050, aho biteganywa ku isi izaba ituwe n'abantu bakabakaba miliyari 10, ngo umubare wa plastike zikoreshwa inyinshi zigahita zijugunywa zikagira ingaruka zikomeye ku bidukikije uzaba wikubye nibura inshuro 3. Gusa kenshi ingorane abarengera ibidukikije bakunze guhura nazo ngo harimo no kuba abantu batumva akamaro ko kurwanya bene izi plastike kuko batinda kubona ingaruka. Engineer Ruhamya asobanura ko ari inzira zishoboka muri uru rugendo, kandi buri wese akwiye kugiramo uruhare. Ni ukugerageza rero kugendera kuri izo principles zose, tugabanye aho dushobora, tunagure ariyo recycling, aho bishoboka dukoreshe reusables, ibyongera bigakoreshwa inshuro nyinshi, noneho bya bindi dushobora ku incineratinga, ubwo navuga kubitwika mu buryo ariko bwemewe na science, bireka kujya mu butaka n'amazi n'imigezi twavugaga. Ibikoresho byifashishwa mu gupfunyika ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari zigera ku 8 birajugunywa buri mwaka, nk'uko bigaragazwa na raporo yakozwe n'umuryango w'ubukungu ku isi WEF hamwe na Ellen MacArthur. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.